hagati ya Rishari uhagarariye iyi kampani witwa Rishari yitwa Rishari rwose ntabwo wibeshye ubwo ni Richard na Murenzi Abdara ntabwo Rayon Sport irahura Richard Rwegasira oya Rwegasira ni boss wundi niwe wahageze si wo muri Tanzania wo nguwo ibiganiro byabaye hagati y'uhagarariye J-Root mu Rwanda na Reyo na Murenzi Abdara ntabwo yari yakabonanye ndasiwo imbona nkubone biraba uyu munsi rero ibiganiro byabaye bivuga ko ngo Rayon Sport igomba guhabwa ibihumbi 600 by'amadolari ku mwaka 600 by'amadolari ku mwaka ubwo ni miliyoni 3 z'amadolari mu myaka 5 bikaba miliyoni 800 n'andi z'amanyarwanda cyangwa 900 niyo zitanagira ariko umuntu wo muri Reyo twavuganye yambwiye ngo na bisi bayishyize mu byo bifuza nkuko Simba bayimereye bisi yahageze igeze Dar es Salaam ifoto twaberetse mu kanya ya Simba uriya muntu wari uyihagazeho niwe Joseph Rwegasira yaravuye kuyizana mu Bushinwa iyi ngiyi mubona uyu ni Joseph uyu ni Joseph Rayon Sport amafaranga yagibona buri mwaka mu Rwanda miliyoni 870 ngaho kuri sezo kuri sezo bakabaha n'ibikoresho byose by'ikipe ikenera turi kwibanda kuri cash ariko ibikoresho byo biri ku ruhande kandi Rayon Sport mu busanzwe umwaka umwe isanzwe ikoresha ibikoresho bifite agaciro k'ibihumbi 25 by'amadolari ayo mafaranga yari asanzwe atangwa n'uruganda rwa Kanye waruvuze miliyoni 870 yes ugabanyije na 12 ane civil amezi 12 ku kwezi yaba ari miliyoni 72 zirenga salaire bimeze bite payroll bimeze bite bamugani abagabo n'abagore payroll yamaze kugera muri 60 ubwo Rayon Sport rero 60 kare yamara mbere y'aba bakinyi batandatu Rayon Sport yahembaga miliyoni 45 habajemo abandi batandatu none se batandatu baramurengeje Yannick na Kwizera bahembwa ngahe si bibiri abandi bane nta uri munsi y'igihumbi n'umutoza wa 7 nushaka kuvuga bitandatu oya efure itima yabageraho miliyoni 45 bine bya Yannick Bangara na Kwizera hanyuma abandi bane basigaye wenda ubahe bine ubwo si 8 n'umutoza 7 15 bine bya Yannick Bangara na Kwizera Yannick Bangara ni 2 udashyizemo imodoka Kwizera yemerewe ibihumbi ntabwo yigeze ahabwa recruitment niko babyise ariko nzi ko yahawe installation ahembwa 2 oya ngo hari amafaranga miliyoni 5 yahawe nka avance bazagenda bamukata ko kujya kubona byumvise ariko nyine babariye kuri 2 yugije muri miliyoni 60 bayita Murera iri gusatira aperi ya 70 J-Root ni tabare ni baguke ahubwo J-Root izatangira sezita izatangira shimyenda hano rero ibera mbi burareyo nibasinyana leta yakavanse iraya muri J-Root ariko Rayon Sport ni ikipe ikomeye Rayon Sport mwasinyanya amasezerano nabo bati none wowe buduhayeho twikemurira ibibazo ikipe ya Rayon Sport ngo iranasabamo bisi ubwo ahubwo nukubaza zirabe ebyiri ko hari n'indi nayo numvaga ngo umufatanye bikorwa wundi nawe iriya so wayizera imwe bavuga ni igishushanyo mbonera Tadeye niko yabyize zaba ebyiri imwe ibaye y'abagabo sindi kabiri ahubwo neshatu ariko bamugane da ahubwo ubwo zaba zibaye 3 ngabo y'icondo hari abantu barimo bibaza kuri credibility yi J-Root ese koko ni iyi J-Root je nicyo kintu ngiye cyane y'ubwo aba bantu bari serious aya mafaranga uko turi kumva bwa bari bwo bwa mbere mu mateka iyi deal umuntu yayimbwiye kera ariko yambwira amafaranga arimo no muri Reyo umva ntibishoboka nanga no kwirirwa mbitangaza nabajije muri Reyo ndababaza ni Kenisa afite imari ishyushye hari ni ufite aba bantu bagiye kuza bave Tanzania njyewe natanga ikisi ngo miliyoni 3 z'amadolari mu myaka 5 kuri Kiyovu 2 n'igice na kuba muri calculatrice nkabona harazamo ibintu by'amaye n'inyuguti nagabanya mu manyarwanda nkabona biri muri miliyoni 100 ndabandi ntabwo bishoboka iyo company se yagiye kugukira kuko muri Reyo bamaze iminsi muganira kumva umuyobozi umwe arakubwiye ngo twenge ibibazo byacu biri hafi gukemuka rega mwara amafaranga menshi ngo tugiye guturitsa ukabaza si nkangaye ati miliyari ku mwaka ntago tuzayemera
none n'uwo mu kanya turi mu kiganiro mbajije muri Reyo mbaza ntiyidiri murabonana mwabonanye mwasinye bigeze umuntu arambwira ati amafaranga ni make ntabwo tuyemera ntabwo bayemera 600 by'amadolari ku mwaka si we ugeze kuzana reka mpite nguhuriza ibintu rero ibi bintu bashatse no kubishyiramo kibihira mbere ya Kenisi muribuka tuvuga ibintu ngo Rayon Sport irashaka gutandukana na Kwesa ibi nicyo babivuze muri Assemblée Générale yo muri Serena ya Assemblée y'Amarira ninde wabivuze ni kibihira Assemblée yo muri Serena ndumva ari bon ni Claude Mushimwe nziko kibihira ari muri ibi bintu ndabyibutse ko muri Assemblée Générale yo muri Serena ajya ku ruhande bavuze ko ngo Kenisi ahita bifata ngo Kwesa ngo nta kintu ngo ibinjiriza ngo bafite dealing ikomeye cyane yari iyi ngiyi bavuga ni iyi ngiyi bavuga niyo mva bakubwira ko Reyo kukivuga ko ari make oya ngo irashaka miliyari yuzuye miliyari y'amanyarwanda ku mwaka ikanganya na APR ni miliyoni y'idolari APR ni miliyoni ni miliyari n'igice ni miliyari mu Kinyarwanda urashaka miliyari yuzuye ubwo ni naho rero ibiganiro biraza kuba bigira gute biganisha hagati ya Murenzi na Joseph Kwesa na Skol ubwo nyine ibiganiro oya Skol si yavuze ubwo twavuye kuri APR tugeze kuri Rayon Sport none se reka mwereke ntabwo wabonaga ino jezi ya Simba J Root iri hejuru ya Betway bira ni ibintu bibaho ikibi shaka kwambara abafatanya bikorwa bane ahubwo ikindi kintu ngena niyumviye n'amatwi yanjye ubuyobozi bwa Skol bwabwiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo turi ni mariage ntago bikiri sponsorship cyangwa iki twe namwe turi mariye iterambere ryawe niryo terambere ryanjye uko utera imbere ku ruhando rwa Afrika ugakina amatsinda ukagira ute niko natwe ducuruza yego twebwe nimubona umufatanya bikorwa ubaha amafaranga arutayo tubaha muzaze mu mudu presenter twe tuzabaha n'umwanya w'imbere twe twajya n'inyuma twe ni ikibazo cy'ibiganiro ko no masezerano birimo ko umuterankunga mushya wa Rayon Sport Skol igomba kubigiramo uruhare ibyo rero nabikurikiranye Skol iri flexible ntabwo ishaka gufata Rayon Sport kuko ntiyayiguze ni umufatanyabikorwa wayo ntabwo twavuga ngo w'igihe kirekire gusa ahubwo birashoboka ko ari ubuzima bwose abafana n'abana beza ngo ni bahite baha avance birukana umutoza kemba aho yakoreye Rayon Sport ibikeneye avance arabaza birukana umutoza ngo bamuhango y'imperekezo ngo bahite bishyura abuzo numva ashize ngabo ico ndayo wamenye yande muri Skol na yahe namenye ko urumva je nabajije muri Reyo none se ibi bintu Skol irabizi urumva amasezerano ya Skol aravuga ngo mbere yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose mukora n'umufatanya bikorwa mushya ugomba kutumenyesha muri Rayon Sport barambwiye bati turabanza tuvugane n'iyo company twemeranye tugira umurongo tubiha hanyuma twebwe tubone icyo tujya gupresenta Skol kandi biranumva ikibazo cyaba Kwesa rero Skol ntabwo ari ikibazo Skol yo ni oya Kwesa amasezerano yaza barangiye Kwesa ararangirana n'isezo naho biroroshye kuri Rayon Sport ahubwo biroroshye kuri Rayon Sport ndumva byoroshye hanyuma rero ikibazo gihari ni kimwe umuntu yararimo ambaza ati umuntu ubibamo cyane yerekanye kumwereka Efrem ashobora guhita amuvuga arimo ambaza ati iyi kampani muri Tanzania irayatanga nta gisibya ntacyo kubaza no mu Rwanda irayafite yo gutanga ariko se return interest ni iyi kampani izungukira kuko ari win kuko nko muri Simba kuyatanga ngo byonyine kuri Simba Day ngo hari igihe bacuruza imyenda 100,000 buryo ngo hari abafana ba Simba bagura imyenda ntibajye no kuri stade ejo hari umuntu wampaye amakuru sinzi niba yambeshye yambwiye ko bicaranye na Afande nabo yumva bafite umushinga ufata Afande nde CDS muri APR kuko ari ikintu abantu bishyizemo ngo APR ngo irakize ikipe nibyo ariko nta kipe ashobora kuza bagasanga Afande Dewo yagiye mu kazi kumwe babivugaga
bavuga ataho kugira ngo tujye kurindira reka igihe tuvugana azagarukira azaba mu majyaruguru na CDS arahari kuko CDS yabivuga ati dewe niba adahari ndahari cyangwa se umuvugizi. icyo navugaga njyewe navugaga nti ikipe ya APR yari ikeneye ko bigenda gutya, yari ikeneye kampani nk'iyi. ntitwajya dushyize APR ngo hari abakinnyi, hari level itagura abakinnyi, ni urugero rwo gutanga, hari aho itashima kubera urwego rw'abantu ya APR ni ikipe igira amafaranga ariko hari raporo y'andi makipe yo mu Rwanda ariko nayo hari budget itarenze, hari budget na deficit itayirengereza. urumva rero amafaranga ayo yabonetse uko tubona APR iyi ngiyi erega izi kipe zihora mu matsinda n'abantu zikoresha amafaranga menshi. Umupira w'iki gihe ni umupira usigaye gutwara amafaranga. nuko wenda batatubwiye kuri bano bantu na management ariko Efuremu nuko bano bantu batatubwiza ukuri wo muri Sudani nk'irira rimwicaranye. Ntubona ko bari kongera amakontra bano bakinnyi babo, ntibasishira abakinnyi bashya, nyine mwicara bakubwira ngo nk'umwaka umwe twakoresheje amafaranga yanaye. Nyine wakumva urwego rw'ukuntu kugira amatsinda ari ibintu baba bateguye. Abantu ntibazakora amakosa yo gufata Al Hilal na Al Merrek nka clubs of football only. Ariya ni ziriya n'ubuzima bw'igihugu, ni big companies zikorera za Sudani, zikorera za Dubai, zikorera Arabia Saudite, zikorera mu Bwongereza. Kare akaba ari akantu gake byaba nibyo kuvuga ngo ariko umuntu yereka nkore ngire na mitiweli ntanga. Zari Hilal ni bagira ngo bakazi utuntu twazo ibikorwa byabo. Stade Al Hilal nabonaga ejo bundi banasura stade yabo bafite, ariko ziriya ziba ari company zikomeye. Al Hilal ni company, Al Hilal ziba ari company, ba nyirazo abazifite gutya baba ari abagabo bakomeye muri za Sudani no kuri isi. Kuri isi Robin wakomeza wari kitubwira twari turi kuri APR. rero reka dutangire kuri APR, niyo kipe birira ikiki izabona amafaranga menshi muri iyi deal kurusha andi makipe yose hano mu Rwanda. Abantu b'introduce iyi company bayibwiye ko ikipe y'ibigwi y'amateka ya kurepresenta ku rwego rwa Afurika ari APR Football Club. Banayereka amashusho ya APR Football Club muri Stade Amahoro uburyo abashabiki babo baba bameze. Amashusho bayeretse ni amashusho ya Azam TV kuri match ya APR na Azam Football Club. Azam ari mwinshi cyane, umweru n'umukara muri Stade Amahoro cyane. Azam yarakubiswe bibiri kubusa. APR Football Club ibiganiro byayo impamvu mubona bitaragera kuri level yo gusinya, harimo ikibazo gikomeye cyane, harimo igihato. APR ifitanye amasezerano n'uruganda rwo muri Espagne rwitwa Joma rw'imyaka 5, n'amasezerano y'imyaka 5. Bagomba kubanza kureba uburyo basettling ibyo bintu, kuko Joma ifitanye amasezerano na RDF, ntabwo ari APR Football Club, ni RDF, mu kwandika inzego zose za siporo za gisirikare mu Rwanda. Ariko icyo Joma ngo nayo targetinga, kuko hari deduction ku biciro, kuko APR iragura, ntabwo ari ukuvuga ngo bayibakubura. Joma nayo icyo yatagetinze mu kugabanya ibiciro by'ibyo iha RDF ni ukubigaragara ku ruhando rwa Afurika ku myenda ya APRFC. Kuza kwibwira yo ngo birahindutse ngo APRFC tuyikuyemo nyuma y'umwaka umwe, umwaka utageze, umwaka uzaba ugeze ariko kuko iyi kampani irataka gutangirana na season ya 26-27. Bisa n'ibisaba APR ibindi biganiro. APR niyo mpamvu itahise ibisimbukiramo. Gusa APR ibyo yahawe ni ibintu bidashobora gupfa kurenza ingohe. Icyo bagomba gukora ni iki? Ni ukureba ngo contract termination ya RDF na Joma iraduhombya iki, ese yakorwa ite kugira ngo APR ishakirire ifaranga. Iyi Jairuti yemerera APR kuba yayiha miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 5, bikaba miliyoni ku mwaka. Turimo turajyana neza, miliyoni y'idolari ku mwaka, miliyoni y'idolari ku mwaka. Ariko uyu muntu witwa Ken Simu mwitondere, Kakoza ashobora kuba atari ibi bya Gasogi gusa birimo. Icyo nagiye kukubwira, Kakoza namenye ko ngo ashobora kuba ari n'umuhuza ahubwo w'iyi company n'aya ma equipe yose yo mu Rwanda. Kakoza niwe